burunana. Umuryango wa Honorine ukomeje kumwotsa igitutu ngo ajye kwereka ibirori. Hagati aho umukobwa Jana yakomerejwe n'urunana. Ariko badi mbere yuko dutangira akazi nimureke twumvikana igihe dutahira n'ukuri. Nyumvira sori Nadi ahise atekereza igihe cyo kurangiza akazi atari yanagatangira. Ariko nyamara no video sori navuga ari ukuri. Tugomba kugira igihe cyo gutaha kugira ngo tujye no mu yindi mirimo. Ibyo makuru atavuze nibyo. Twanapanga izindi gahunda. Ahubwo ngiye nimureke mbabwire. Harya ubwo muzi ko Nadine yabyaye? Yego disi ngo Nadine yarabyaye. Ibyo se ubundi hari utabizi. Mfite igitekerezo rero. Mwaretse tukajya guhemba Nadine abadi. Bande mujyana kujya kumuhemba? Twese twebwe. Tugende nyine nk'abagize koperative yacu. Yewe. Ariko ngiye muransekeje koko. Ubwo se Nadine muramusura nkandi? Hari ubwo ari umunyamuryango wa koperative yacu? Urumva se bitaba ari byiza Nyiramari? Nta soni. Ubwo dufata amafaranga ya koperative ngo tugiye gusura indaya Nadine tunayihembe. Ariko ubu ni umubyeyi yarabyaye. Ni mumbabare di abamuteye inda bazamuhembe. Ariko ndumiwe ko uzi ko ingine yari inkuru. Ariko nanjye Nyiramari zatumye nongera kubitekereza. Isuko. Ndumva nta mpamvu yo kujya kumusura da. Ko ntago ari umunyamuryango wa koperative yacu. Ariko se ubundi ndinde wabemerera gufata umutungo wa koperative ngo mugiye guhemba iyo kabwere idafite aho ihuriye na koperative yacu? Okay. Noneho reka mbaye ikindi gitekerezo. Murebwa rero ubundi ateyate. Noneho reka buri wese azikore ku mufuka ariko tujye kumusura. Tumushyire ifu y'igikoma byibuze. Mwese muri abagore muzi ubuzima bw'umubyeyi nyuma yo kubyara. Nta kibazo rwose nabyo. Amafaranga buri wese aratanga kuye. Muyatange cyangwa muyareke. Ngiye mubajya kumusura ntimumbaremo. Ariko Nyiramariza rwose. Yewe giye rwose bajyayo ntibansiga. Nkeneye n'udukuru wa. Niba mugende rero ibyo birabareba. Aha dore ngaho akira umwe iyo miti yawe rwose nta kundi nabigenza. Bereza n'inywere nizere ko abisekuye neza. Ya akira dore nabisekuye neza nanabiyunguriye rwose nkuko bishaka. None nagira niko nakubwiye kujya kwa muganga ukaba uwanze. Ariko kwa muganga ufite amafaranga yo kunjyana yo Pascal. Mu ibyatsi byawe rero maze ureke kuncoraho impaka. Niba hari icyo bikumarira ubwo nyine bikikumarire ubona akabaraga wite no kuri uriya mwana urwaye. Reka nivure gakondo. Ngaho re. Uko utangiye ukuruka se kandi utaranasoma. Birarukiye Pascal. Umutuku nukira se urumva uri bubunywera. Ihangane nyine n'umuti. Ubwo nukuteye. Mana yanjye. Reka ngerageze ndebe. Ewe. Sawa rero reka nigire mu kazi ukomeze wite no kuri uwo mwana urwaye. Genda. Mukobwa Jana. Karame. Na n'ubu waramutse mukecuru. Waramutse neza. Niko kugeza na n'ubu sura cyaruka. Ejo wavugaga ko wabitewe nuko warayinyoye inzoga. Niri joro se warayinyoye inzoga mukobwa Jana? Oya. None kuzindutse umeze nkuko ejo wari umeze. Nanjye ubu byanyobeye pe. None se na bya bindi byo kumva ufite isereri nabyo uracyumva uyifite? Uko nazindutse meze ejo nubo nikomeze pe. Ariko ubwo ntiwasamye ma? Ye, nsama. None ubwo surumva ibyo bimenyetso atari byo gutwita? Mana yanjye. Nyamara rongeye sindi uweje umugore we. Byashoboka se? Mana yanjye. Nyamara birashoboka da. Uzajye kwa muganga kwipimisha urebe. Mana yanjye we nabigira nte? Ariko ubundi telefone yakomeje guhamagara ntabwo iri murampamagara. Yego mana yanjye inyogokuru si uko ampamagaye. Aro? Uraho nyabu? Uraho nyogokuru? Yego mana nari nagize ngo wayitaye. Nyogokuru ambabarira nari mugiye mu kuhagira umwana. Sese? Ariko se nyabu? Karame. Ubwo urumva nta soni kuba twarakubajije ikibazo ukaba warakomeje kwicecekera? Ikihe kibazo se? Ubwo umugabo wawe yagushubije iki ku bijyanye n'icyifuzo cyo kuza kugusaba? Mukecuru, uzana iyo telefone mwivugishirize. Umva ye, nguyu nyokorome nimuvugane.
nta kibazo. niko sha Karame, ako si agasuzuguro cyangwa kubera iki se ubyita agasuzuguro Maru? none ko wakomeje kwicecekera? Ariko ntabwo nacecetse. mbese ngo ntabwo wacecetse, ubu se watubwiye iki? niko niba uwo mugabo wawe adashaka kuza kugusaba ngo mujye no gusezerana, bitubwire, uranyumva? Ndakumva. erega ntugire ngo kubikubwira no kugushora mwana wacu. Ndabyumva. ni kubw'inyungu zawe wowe ubwawe uri, ndetse no kubw'inyungu z'uwo mwana wawe wabyaranye n'uwo mugabo, nubwo natwe dushaka ibyo birori mu muryango wacu. Erega Maru, ntabwo nanjye nicaye. nyine ndakubaza, kuko umaze kuvuga ko uticaye, wakoze iki kugeza ubu? Nyine umugabo wanjye narabimubwiye. hanyuma yabikozeho iki? utatubwiye icyo abitekerezaho? Rwose pe, ndabizeza ko bizaba kandi vuba. abyizera adashingiye kuki? hashize igihe kingana iki ubwiye nyogokuru ko muzaza ntimuzi? uzi ko watumye bambatiza irya Semuhanuka? Ni ukuri twatangiye imyiteguro pe, ahubwo twari tutarabaha ayo makuru. uravugisha ukuri? noneho umugabo wawe yaremeye? Yego niko bimeze. Ndabizeza ko mu minsi mike tuzabaha gahunda rwose. Twatangiye kubitegura. nuko none icyo nicyo twashakaga kumva. kutse ari igisore rwose. yewega ni ukuri rwose birandenze pe. uhe byari ngombwa Nadi. hari umuco mwiza wacu se. ubu se koko nimwakumva ukuntu nishimye pe. gusa mugira ngo natekereza ko abamama nkamwe mwifitiye ingo zanyu mwaza kunsura koko. ntabwo nabitekerezaga pe. umubyeyi ahubwo Nadi, hariya nakuzaniyemo akajerekani k'amata n'ifu y'igikoma. urere mama cyakabere. muha akabere ni ukuri rwose. mwakoze cyane, ni ukuri murebwaye. disi jyewe unyihanganiye naje ntacyo nitwaje. cyakora ningera mu rugo rwose ndaza kohereza umwana kuzanira igitoki. yewe nawe urabukoze cyane rwose. erega niko byahoze. kandi kuba waje kunsura nabyo ni byiza sore. mpereza akana rero ngaterure. yewe yanazane rwose. nizere ko katari bunyange. oya ntabwo yanga abantu pe, kereka shonje. we mama. mana we, ariko uyu mwana ni Stefano musa umva. uyu rwose nawe ni Stefano neza ntawe yatinyuka kumwihakana ndakurahiye. wagira ngo ni fotokopi neza pe, sibyo murebwaye? ego mana yanjye. ariko njye ndabona nta gashusho namba pe, ahubwo njyewe ndabona asa na Patrick. yego uratamurebwaye, n'ubundi sona yaribeshye. ariko we reba neza wa mugani. nanjye mpise mbona rwose asa na Patrick. ni uwa Patrick pe. ahubwo se we garame mure, ubundi ko Patrick ntacyo abuzi we, kubera icyo atagutwaye iwe ngo bari huba n'umwana we. yego rwose Patrick ntacyo abuze pe. inzara yifite, ibyo kurya birahari, yewe dore ko afite n'urutoki n'indi mirimo irenga. nk'ibyo gusa se ko afite n'akazi. ariko Patrick muvuga ntimumuzi hari. ameze ate? uzwi kugeza batari yanampamagara. utambwira se ko ataje no kukureba ku kigo nderabuzima wabyaye? yiruhiriza iki se? ubu nta n'ikintu yari yaguha se? ariko kiki ngo iki? cyangwa ntiyigeze amenya ko wabyaye? umva, njye ubwanjye naramwihamagariye ndabimubwira, kandi abandi barabimubwira abizi rwose. ariko se uriya muhungu ateye ate buriya? ariko nimwihore nawe azabyicuza. azabyicuza ate se? ntazabura kumva ko ashaka kureba umwana we, ariko byihorera sinzamumwereka pe. ubwo se urakomeje? ariko uyu munsi noneho ndabona ari uwa telefone rwose, ntizatumye nduhuka pe. alo, ugiye kwirirwa Nori? yego wiriwe neza nyogoku, ndabona uyu munsi mwankunze ndishimye. niko ye Karame, mbese ugira ngo kuva mu gitondo ubwo watubwiraga ya makuru meza twahumetse nyabo? habaye iki se kandi? natwe twahise tumenyesha abandi bo mu muryango ma. nibyo se? burya nyokorume yahise abwira bashiki be, abwira na ba se wabo. erega ubwo inkuru yahise isakara ko umukwe wanyu azaza gusaba muri iyi minsi ya vuba. yego rwose. yego mana. ahubwo se uguze impamvu bibaye ngombwa ko nongera kuguhamagara? nyine abo bandi bo mu muryango bamaze kumenya iyo nkuru, hari ibitekerezo n'ibyifuzo bahise bagira, kandi koko nanjye numvise ari byo, ndetse na nyokorume wa wundi mwavuganye mu gitondo yabishyigikiye.
ni ibihe bitekerezo n'ibyifuzo bagize nyogoku? ngo barashaka ko ku ruhande rwacu bisaba ari ibirori by'agatangaza. Icyo cyo ni icyifuzo cya buri wese rwose nyogoku. Ubwo rero hari ibitekerezo batanze kandi bansaba ko ngomba kurara mbikubwiye. Muri uko gusaba no gukwa urabizi ko hatangwa inkwano. Yego. Iyo nkwano igomba kuba itubutse. Icyo kintu mukiteho hakiri kare, tuzakiganireho hakiri kare rwose. Mbaye mbikumenyesheje hakiri kare mwuzukuru wanjye. Ubwo si inkwano itubutse mwifuza ingana iki nyogoku? Barimo kuvuga miliyoni gusubiza hejuru. Ego ko mana yanjye, ariko ubwo haruzi ubushobozi bw'umugabo wanjye. Umva se n'ibindi yewe, keretse niba udashaka kutwubahisha, unteze amatwi? Yego. Ngo ibijyanye n'imyambarire, witegure ko nyogosenge azaza kugusura vuba aha, nabyo mukazabyemeranywaho. Ni ukuzambara nk'abakire. Ngo iki? Kwambara bya gikire, mukazaza mu mamodoka menshi. Ibyo kuzaza birunze mu kamodoka kamwe, reka. Ariko nyogoku, ibyo murumva umugabo wanjye azabishobora? Ahubwo si byo muvuga azabyemera. None se ko naguha agatebe ariko ntiwicare Stefa? Ugira ngo se nje hano ndi buhatinde mukobwa Jean? Reka shyitsa amaronko da. Oya, ahubwo reka mpite ndasa ku ntego nkubwira igitumye nza kukureba. Nta kibazo. Niko, ejo warasibye bituma tudasinya amadosiye. None n'uno munsi ntiwaje ku kazi. Ubwo si byo gusinya amadosiye bimeze bite? Urashaka ko umuti wangirikira mu ikaramu? Sha waretse ko ibibazo mfite hari byinshi. Utambwira ko Pascal aricyo yakukoze? Reka da, ahubwo ni uburwayi. Ejo Pascal yari yambwiye ko mwarwaje umwana. Umwana gusa se ahubwo ko nanjye ndwaye. Ye? Nawe urarwaye? Sha nanjye kuva ejo ndarwaye. Urwaye iki se? Ndakizi se. Wafashwe ute? Sha ibimenyetso mfite nanjye byancanze. Bimeze bite se? Nawe se nsigaye mbyukana isereri, nkumva agaseseme yewe nkanaruka. Ubwo kandi intege ni nke pe. Ku kagoroba nk'ubu nkumva gakonje. Ubwo si yo si malariya warwaye sha? Yaba yari yose ntibibe ibindi koko Stefa. Hari ibintu ukeka se? Urakeka ko waba wararozwe? Oya. Sha njye ndakeka malariya rwose. Iyo ni malariya warwaye pe. Wowe urakeka malariya? Rwose. None se nawe wibuka muri ka gahuru tumaze iminsi dusinyiramo amadosiye, wabonye umubu buhari uretse kuba tutumvise ko waturumye kubera gutwarwa? Sha ubyihorere, ari malariya naba ngize amahirwe. Kubera icyo uvuga utyo? Uzi ko nabitekerereje rango idakambira ko nshobora kuba ntwite. Nibyo? Kandi nanjye nkurikije uko nimva byashoboka pe. Kutwiteze? None se byaguteye ubwoba? Ariko uzi ko ibi bimenyetso bigaragaye nyuma yaho hashize amezi yenda kurenga 3 ntaryamana Pascal Stefa. Rahira rero. Ubwo urumva ndamutse ntwite nabisobanura nte? Uzi ko nanjye mbigezeho ikibazo? Birakaze. Ibi mukobwa Jana akeka bibaye kuri Hacuriki. Ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze abo mu Runana barangije ikiganiro cacu cyo kuri uno mugoroba. Nandi mbere yuko ndabasezera nobabwira yuko kuri uno munsi wahariwe abakozi n'akazi, amashirahamwe y'abakozi bo mu Burundi avuga yuko
afise umwitwarariko kubera ubuzima butera buzimba ibyo ngo bikunyugwa n'igitoro kimaze imyaka igera kuri 4 kidashobora kuboneka neza. Naho muri Kongo wahoze ari perezida w'ico gihugu Joseph Kabila asabirwa gukurwa ko ubudahangagwa kugira ngo ashobore gukurikiranwa ku vyaha akekwa ko. Kino kiganiro cari gihagarikiwe na Nina Iradukunda wadufashije mu buhinga bw'ivyuma ni Derek Clark narenda kibashikirije na Florentine Kwizera. Turabashimiye rero mwese abahisemo BBC gahuza miryango.